Hakenewe umushahara fatizo mu gukemura ibibazo byugarije abakozi mu Rwanda. Imyaka igiye kuba 5, Inteko Ishinga Amategeko ivuguruye itegeko ry'umurimo mu Rwanda igumishaho ingingo ivuga ko hagomba kujyaho umushahara fatizo ariko ukagenwa n'iteka rya Minisitiri ufite umurimo mu nshingano. Mu by'ukuri amaso yaheze mu kirere, by'umwihariko ku bakora imirimo itanditse cyangwa se iciriritse bakomeje guhembwa intica ntikize. Mu nama yahuje inzego zitandukanye zifite aho zihurira n'umurimo mu Rwanda yateguwe n'impuzamasendika COTRAF Rwanda ifatanyije n'umuryango w'Abadage FES Rwanda, bongeye kugaruka ku kibazo cy'umushahara fatizo aho bagaragaje ko bigaragara ko ukenewe ndetse cyane, hakaba hasigaye kureba uburyo bwakoreshwa kugira ngo uwo mushahara fatizo ujyeho. Bwana Alexis Rusine, umugishwanama akaba yarigeze no kuba umunyamabanga mukuru w'impuzamasendika COTRAF Rwanda, yavuze ko bikwiriye ko hajyaho umushahara fatizo mu rwego rwo gufasha abakozi bakora imirimo iciriritse cyane babarizwa mu cyiciro cy'imirimo itanditse. Burya abakozi ba nyakabyizi nibo nyine bari hasi ariko nibo bagize fondasiyo ya ekonomi. Nuko nko mu cyayi wa mukozi usoroma cyayi tunywa atasoromye ntabwo cyagera ku ruganda ngo kibe processed. Niho mpamvu umushahara fatizo ureba babandi bari mu byiciro byo hasi cyane, wa wundi ngendera ku bintu bibiri gusa. Wa mukozi uri muri mine uri gucukura ashobora kwigura ikiro cy'akawunga akigura n'ikiro cy'ibishyimbo, ashobora kurya saa sita, nyuma saa sita agasubirayo akarya ipura yaho ngaho. Ibyo ngibyo birahagije. Umushahara fatizo urakenewe yego, ariko se ni gute twashyiraho umushahara fatizo utari muremure binyujize mu biganiro ushobora gutuma umukozi ashobora guhangana n'isoko ariko ntibihungabanye n'ubukungu bw'igihugu n'amantreprise? Icyo gihe hakaba ibiganiro. Ariko kuba ukeneye kujyaho ho urakenewe, kuko n'umukoresha nawe namara kubona abakozi babonye umushahara fatizo nyawo bazamuha productivity, bazongera motivation, bive muri ya ekonomi ishingiye kuvuga ngo umbeshya ku mpemba nkagubeshya nko. Urwego rushinzwe umushahara mu Rwanda rwaba inzira nziza yo gukemura ikibazo. Abari mu nama nabo babonye umwanya wo gutanga ibitekerezo ndetse bagaragaza n'ibibazo bafite, aho bagaragaje ko umushahara fatizo ukenewe ngo ufashe abakozi. Umwe mu bagenzuzi b'umurimo wari witabiriye iyo nama, Bwana Mpumuro Frederic, yavuze ko gushyiraho umushahara fatizo ari ibintu bidahubukirwa cyane ko bibanza kuganirwaho n'inzego zitandukanye, kandi ngo ibiganiro byari bigeze ahashimishije mbere y'icyorezo cya COVID-19 aho kiziye nacyo kiza kwangiza byinshi. Ariko nanone avuga ko ibiganiro byongeye gusubukurwa ku buryo bizeye ko bizihuta. Umushahara fatizo ni igihembo umukozi ahabwa kubera akazi aba yakoze ku munsi. Icyo gihembo kigenwa n'amategeko kandi ntigishobora kugibwa munsi. Umushahara fatizo utuma abakozi badakoreshwa mu buryo bw'ubucakara kandi ukabafasha kuzamura imibereho myiza bijyanye n'ubukungu bw'igihugu hakurikijwe amategeko. Umushahara fatizo mpuzandengo mu Rwanda uracyari ku mafaranga 100 ku munsi, aho iri tegeko ryatowe mu mwaka w'1980. Yaruwayezu Bella Flora.